ikintu cyo gushyira hamwe buriya gushyira hamwe byubaka ibintu byinshi cyane cyane kuko urumva nkanjye ubwanjye nkora ibyanjye ku giti cyanjye hari ukuntu najya nanjye nkenera imbaraga z'abandi bajene ugasanga binsabye depanse nyinshi cyane cyangwa rimwe na rimwe ntibikunde kubera kwikorera gukora wenyine ariko nzi ko iyo ufatanya n'abandi bantu uba ukeneye n'ibitekerezo rega nta muntu ugira mind ze ngo agire ibitekerezo bya wenyine bana no nko mu muziki byo uba ukeneye ibitekerezo by'abandi bantu byinshi cyane ku buryo na projet wayikora ari nk'abantu batanu aho ngo bari bakubwira ko kari akantu gutya na gutya urumva guhuza imbaraga biba byiza byubaka ikintu cya danje Bruce Melody na ubu ngubu turi kumva atandukanye na Bruce Melody aririmbaga telefone uzi se simpaka ngo twanza aba DJ ikintu bishyizemo nuko tugomba gukora afrobeat gusa musaza ntabwo afrobeat rero muziki gusa sibyo muziki ni myinshi kandi yose muri club se ba DJ old school ba DJ pop zouk reggae urumva hano hari ikindi kintu cy'abantu bishyizemo kitari cyiza barumva Medbeat amasteringisha kwande ubu barumva ndimo Medbeat yakoze hari undi muntu uba bayimixinzeho duhereze undi abandi mu wundi muntu ninde wundi ubikora utafata indirimbo ngo ayimixingishe urumva hari ukuntu aba DJ bishyizemo ikintu cyo kumva ngo bakoze indirimbo ngo iteremo Bob Pro ngo nagwa yimasterinze neza kandi ndahamya neza ko n'indirimbo zose Bob Pro asohora nago zose ziba zifite mastering nziza cyane ngo urumva rero nabo bagendeye mu Kigali urumva abantu bari baharaye kujya gukorera kwa Washington Uganda Bulldog n'abiririmba tizo hit za Washington n'izindi nibuka na story ya Bajariro nibo hari igihe bakoraga indirimbo yabitavuye ku muri top 5 cyagihanga nago yujuje ubuziranenge sibyo bya bintu ni byo abantu bagiye bishyiramo sibyo no gutangira gupfobya bintu ni fo nese izi ndirimbo nakubyira zino ndirimbo za ba Mastora bakoraga za babu Star za basegosere zira ndirimbo izo wumva n'umuntu wagiye ngo kumixa ngo kwande ngo kwande kandi ni indirimbo zakoze akazi JP yagikorera ba Miss Jojo za ndirimbo nago n'ubu zikivuga fresh man track kumva tukumva zimeze fresh kuri lyrics production aba DJ ikintu cya mbere bagomba kukwivanamo nuko ngo indirimbo itari standard indirimbo ntagibaho ari indirimbo zitaba standard waya biterwa ahubwo we nicyo ushaka kumva nicyo ashaka kandi ntago twebwe tugomba gukora ibyo bashaka gusa twe turi gukora umuziki donc bumwe y'abajene banyenze ko bajya bankorera akazi much respect ko ba DJ ba Selector Daddy shout out to them ba DJ Jackson ba DJ Willy ba DJ Arafat ba DJ Ado abajene nzi ko iyo bajya bampoza ku mutima murabikora kwa dukora imiziki myiza musaza sinzi n'impamvu bari kuvuga ngo ibintu bitari kuri standard iki sinzi hano babikura tibyo ikintu cyo bagomba kumva nuko dukora umuziki niba nakoze zuke naza gucuranga zuke ashyire mu simpaka ngo nkore afrobeat gusa cyangwa reka abafana baze kujudginga we bahereza Fika welcome back for the second time nyuma yuko ubwa mbere twari kumwe muri press conference. This is the second time niyo mpamvu nanjye mvuga ngo welcome back. Yes umeze bien wana ibintu fresh cyane uri gusa neza sana ndabona wanegetseho kudufime kabisa outfit kameze fresh naga short harashyushye muri iyi minsi maybe that's why wambaye ibintu bishobora gutuma uhumeka neza kabisa ninde wagwitemo ukuntu wambara ni wowe stylish bimeze bite uyu munsi ho nambaye icyango cy'umujene bita Tiger ariko na abajene benshi bagiye banyambika bitwa ba Montana Sidra Montana my guy Montana bita Maximos mfite abajene bagiye banyambika benshi umuntu wagwitemo kwambara gutyo umunsi wambaye bien bikanu ndabona kagiye kamatching no kuri outfit yose turi buze kwibereka hanyuma Fika nishimiye ko nongeye kukwakira muri 2025 tugitangira umwaka hanyuma yuko twawusoje nanone turi kumwe muri press conference no mu bitaramo mwakoze byo kumurika album launch kuranye na Thompson nawe meruka kwakira hano donc muje musimburana kabisa apa wenda yuko twinjira mu muziki umwaka utangiye gute mu buzima busanzwe so mu gihe umwaka wagenze fresh mu mwaka natangiye urumva ndi gushiranza album yanjye no mwaka natangiye meze fresh cyane kabisa ntacyo ndi gushinja Imana buri kintu kimeze neza kandi ni wa mugani ni waratangiye uri gushyira album hanze ariko kazi kawe ukora nk'umuhanzi urumva ko umwaka utangiranye ibikorwa nyine wabutangiranye
imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Nanjye natangiye umwaka ndi gukorana nawe usoje ndi gukora, urumva. Ubu ndagira ngo nakumenyesha wenda n'abandi bantu bari kureba iki kiganiro ko ndi gukora kuri YouTube channel ya kabiri bita Kivu Club TV, ndakeka warayibonye. Ngiye kuzajya hosting abahanzi tugakoresha ama instrument kugira ngo ya majwi yanyu, ubuhanga bw'abahanzi nyine basha kumvikana, dupushinge biriya bintu turebe ko byagera kure cyane, showbiz kongera kuzamuka inaha. Biriya ni fresh cyane kabisa. Bizamera neza. Uri tayari nzahite ngo hosting abo wa mbere? Ngiye ndimba mpora ndi tayari. Okay. So Fika, ubushize bwa mbere nagaragara kuri kamera za Gerald Kells, yari muri press conference wateguranye n'umuhanzi Thompson. Iriya idea yo gukora kiriya gikorwa ko ari ibintu bitari bimenyerewe muri Gisenyi yaje gute, kucyumvisha ko ari ngombwa kuba mwayikora? Yes, urumva tumaze igihe kinini cyane dukora, ariko harimo abantu batajya babibona. Yes, cyane nk'abanyamakuru benshi, nanjye ntabwo nari mbazi bamwe, ubwa mbere nari mbabonye. Twashatse kugira ngo dukore press conference kugira abanyamakuru kwanza tubanze duhure nabo, kuko abanyamakuru badufasha gusensibiliza ibintu byacu bikagera kure. Yani kubw'iyo mpamvu urumva nibwo bwa mbere byabaye hano mu karere. Yego. Twashatse kugira natwe dukore ikintu gishya kandi kiri no hejuru cyane, kuko urumva kubyipevera bari hatari. Urumva twabigizeho njye na Thompson, tubona ni ngombwa ko tugomba kubikora, kandi ziko byatanze umusaruro umeze neza. Umusaruro bijyanye na comment nagiye mbona, kuko njye nabashije gukavaringa event yose, press yose nabashe kuyifata nda uploadinga. Nagiye mbona ama comment agiye atandukanye ari positive, abantu bavuga ati ni igikorwa cyiza, banagushimira cyane kuko niwe wari bari bazi cyane urebye, kubera ko umaze igihe muri industry. Bavuga ati Pacifica akomeje kugaragaza nyine ko ari umuhanzi mukuru muri town, urumva. Bavuga ati kuba yabashije gutegurira kiriya gikorwa ni ibintu bigomba kuba byafasha n'abandi bahanzi bakareberaho, kuko byanze bikunze hari imbaraga byagize na support mu kuba igitaramo cyanyu cyarajemo abantu benshi, kuba abantu bararushijeho kubamenya. Hari abantu bagiye bavuga ati muduhereze ama link turebe aba bahanzi, nabwo twaduheretse kubona ibikorwa byabo bishya. Bajya ku macana ahubwo bagatungurwa no gusanga ibintu byari bihari, ariko wa mugani kubera ko abanyamakuru wenda bakora muri showbiz na entertainment batabashaga wenda guconnectinga cyane n'abahanzi, bigatuma sometime wenda bitagenda neza cyane. Ariko ubona ko hari feedback nziza byatanze, nanashishikariza n'abandi bahanzi gutangira kujya bakora ibikorwa watangije wowe. Niwe mu pioneer, niwe muntu wabikoze bwa mbere, kugira ngo nyine birusheho gutanga positive vibes, sibyo? Kabisa. Apart ya press conference, none reka tujye ku gitaramo. Igitaramo cyo cyagenze gute kujyanye wenda n'abantu no ku gafaranga nyine nk'abantu bari mu kazi? Yes, urumva iyo muri gutegura konseri, hari abafatanyabikorwa baraproshinze kugira ngo wenda bazagufashe. Yes, urumva pari ya konseri yagenze neza, ariko urumva hari abantu baba baremeye nk'inkunga n'urugero, ariko ugasanga nyuma yaho ku munota wa nyuma bakaguhinduka. Harimo abantu bagiye babikora, si ngombwa ngo tubavuge, ariko nabyo bintu ntabwo bari byiza, kuko urumva hari motivation baba barateye umuntu. Urumva icyo gihe utabikoze, hari imibare myinshi bisha, kuko nawe atangira gupanga gahunda bijyanye na support yawe. Ariko ubusanzweho konseri yagenze fresh, abajene badushyigikiye benshi cyane, abasani benshi. Konseri yagenze fresh kabisa. Fika, bijyanye na result wabonye muri press conference mu kugerageza gukomeza gutegura ibitaramo, wabonye uzabikomeza? Ngiye maze igihe kinini cyane ntegura konseri, ariko wenda simvuze ngo buri mwaka wenda nzashyira hanze album. Yego. Ariko ngiye muziki ndi nayo kabisa, sinzi ubizi channel yanjye biri tayari. Ariko usibye ko ngiye kugabanya, urumva, kugira nkora ibintu byinshi nkore bike ariko bifite promotion nyinshi. Yego, kugira ngo bigere kure cyane. Bigere kure, urumva maze ko album 3 hafi nyinshi, indirimbo zose nyinshi ni nyizanjye. Urumva nkeneye ama collaboration n'abandi bajene bo hirya no hino kugira bigende neza cyane. Fika, niba ntibeshye, back in the days maybe 2015, 16 no gusubira inyuma, wakunze kujya ukorera muri studio y'abagi Musanze, wenda bita Top 5 Side, ndakeka abantu benshi barayizi. Wagiye bivugwa ko hari abahanzi wagiye ufasha
bari mu studio bakomeye ariko nyine ntibigaragare ko ari featuring ariko hari abahanzi bagiye ufasha mu ndirimbo zabo byaba ari byo nibyo benshi cyane ariko ntago kuko icyo gihe top 5 bigeze kubihitinga ku buryo n'abahanzi bose hafi yo mu gihugu bajyaga gukorerayo ariko icyo gihe njyewe ntago nakuze muri top 5 ahubwo nari mfite contract muri Jordan nayo bimusanze ku mupapa bita Joshua waba ufite studio Musanze urumva niwe nakorera naho natangiye ariko nabanje hano mu barimu kwa Young P bizaba 2012 gutyo arumva natangiye gusinya contract nk'izo za 2015 Musanze nahuriye n'abo bajene ba Festival ariko aba bajene b'Musanze benshi twarakoranye ba Mr GL Gloire ba Milo na Bex nubwo nawe yabagena ariko abajene benshi na Fizo Masen urumva Musanze narahabaye nta igihe gitoya naho urumva inaha ari ukuntu uhindura imiriye kugira ibikorwa byawe n'abantu hose bagende babyumva sometime kabisa Fika ugikomeza kuri iki kintu wenda cyo kuba hari amalebo sinema wenda muri iyo myaka ubona kugira ngo umuhanzi atere imbere akeneye lebo cyane cyangwa akeneye abantu bamufasha nyine aba partners ubona ari icyo umuhanzi akeneye muri make kugira ngo ibintu bye bashe kugera kure birushijeho umuhanzi ntabwo akeneye lebo cyane kurusha aba partners urumva iyo ufite aba partners tayari ufite niyo lebo yego urumva aba partners nibo bashyiramo imbaraga nyinshi n'abajene bakunda ibintu byawe urumva kino gihe urumva nta ba manager twabona bajya bipevera umuhanzi kugira ngo bamuvane A0 bamugeza ntabwo bibaho noneho n'aba boss bacu inaha mu karere ntabwo barebe yumvisha yuko umuhanzi yakora imari kandi amafaranga akazagaruka bo bareba inyungu zako kanya ntabwo bagira time yo gutera ntabwo bizerera mu kuba bakora ikintu gishobora gufata imyaka myinshi wapi urumva turacyari gushyiramo imbaraga turebe ko ibintu bizamera neza ariko lebo naho hari ikintu ifasha sometime iyo bimeze neza akenshi iyo uri muri lebo nta kindi nawe ufite ku mufuka wawe nzi ko byinshi byose ntabwo lebo yabyipevera nk'uko nawe uri kubishaka nese Fika nk'umuhanzi nako hari nk'umujene wenda uruze kureba iki kiganiro asanzwe akunda imiziki yawe abona uburyo kuva kera wahoze ukora n'uyu munsi akaba yifuza wenda kuba yagira nk'igitekerezo cyo kuvuga ngo nshobora kwegera Africa Magic tukaba twakorana then tukazajya tugabana ibyavuye nyine mu kazi twakoze ubu ritari yo kuba abantu bakwaprocinze wabahereza iyo karibu mukaba mwakorana cyangwa hari condition nawe ugomba gushyiraho ku buryo urumva mwabo bakwaprocinga nzi ko abenshi bajya baza mugakorana igihe gito ukabona benshi ntabwo bari serious sibyo kurumva mw'iyi minsi muzaza umuziki urahenza cyane urumva no gukora audio bihagaze mu 200 rero kugereza convaincre umujene uzipevera audio ya mbere ya kabiri ya gatatu n'ama video urabizi yego abantu kubabona ni bake cyane ku buryo mbese nzi ko gushoboka biragoranye ariko ku giti cyanjye aba bajene bahari nzi ko ufite gahunda kabisa ndi kubibona twakora kabisa Fika ntabwo just akeneye umuntu ufite amafaranga menshi cyane gusa akeneye umuntu uri serieux ushobora kwizerera mu bintu by'igihe kirekire bakabagira nk'ikintu bubaka nyuma bakiha nk'imyaka 2-3 yo kuba batangira kujudginga partnership niyo myaka ni myinshi kabisa n'umwaka umwe muri kumwe n'umujene uri serieux ziko mwamaze gukora akazi kabisa none Fika nk'umuhanzi umaze igihe kinini muri industry hano muri G-Town ubona hari nk'iki turi kubura kugira ngo showbiz yongere ishyuhe izamuke itoping up nk'uko wenda before byahoze bijyanye n'ukuntu wenda mbere twabonaga ama award ari serious akazi mu ba minister kuyatanga twabonaga abahanzi benshi bari kuzamuka kandi bagakora indirimbo ba Buba Stars zikagera kure uyu munsi ubona ari nk'iki kibura kirya gihe cyari gihari ko noneho uyu munsi ahubwo byoroshye hari iterambere rya internet aho ushobora gukora ikintu kikaba cyagenda ubona ari iki cyabuze nk'umuntu birimo ubisobanukiwe ngewe sinabyita ko hari ikintu cyabuze ahubwo ngiye uko nyambibona ubu ngubu ibintu byabaye byiza ahubwo bitandukanye hari imyaka yageze sirisa nkaho ibaye bloke ho gato ibitaramo ntibyakongera kuba n'ibicurumba byagiye bisubiza abajene inyuma ku buryo mperuka icyo gihe nka 2009 nzi ko aribwo uyu mujyi wari ushyushye bya original aribwo
ariho hantu hambere nzi habera concert kabisa za dance nyinshi ya kandi nyinshi cyane buri weekend habaga hari amashow urumva kiriya kintu cy'abajene bamwe bagiye bacika kime bakava muri game babasura abandi ruzi babasura bakoraga show centre giteri kuzura yego urumva bamwe abajene benshi bagiye babireka no guhura n'inshingano zindi bamwe bagiye baba papa ariko ubu ngubu ngewe kuntu nsigaye mbibona ubu ngubu biri gutera imbere cyane nta kwezi kujya gushira utabonye indirimbo y'umujene sibyo bitandukanye n'ibihe byashize kandi ubu ngubu none no gukora music irahenze ariko no kwikora ntago bigikomeye cyane ukuntu uzi production imbere msa abari bazizi ni bake cyane byatazi ku buryo nk'uyu mujyi dusigaye dufite nk'aba producer 10 imbere wasangaga dufite nka producer umwe cyangwa babiri ku buryo nashobora gukora uko yishakiye akakwiryaho gutyo kabisa ariko ubu ngubu iterambere riri kuba ryiza nzi ko hano mu gihe gitoya mu mujyi wacu uzongera bisubize iki cyubahiro kabisa nanjye impamvu nari mbivuze nuko nanone dukompare no muri iriya myaka twari tuvuze 2009 2010 2011 G-Town yari ishyushye cyane buri muhanzi wese yumva ko niba agiye kumurika album atamanutse Gisenyi nta handi hantu yabikorera rero no ku bahanzi bakuru ba Bruce ba The Ben bose baza gukorera hano muri za Sunrise ba Meddy ba Kitoko Tough Gang yose yaramanuka ugasanga bose bari naha mu minsi mikuru mu bihe bitandukanye mu masamata ya beach party ya boat party cyangwa party muri Serena nyine wasangaga Gisenyi ishyushye cyane gusa haje kuzamo agahe ko kuba wamugana ibyakonja ariko nanjye uko ndi kwibona uyu munsi iyo ndebye uburyo muri gukora move muri ho nkareba abahanzi nka Philpazo ba Just Kid areba ba Kilamba King uburyo bagerageza noneho gukora noneho n'ibintu bifite quality kandi noneho bikagenda bikagera kure wamugani abantu nibadacika intege bakomeza guhuza ibikorwa wenda n'abantu bafite amafaranga bagatangira kwizerera muri icyo kintu nanjye ndahamya ko iyi move turiho izakomeza kuzamuka cyane kabisa badufashe dushyiremo imbaraga n'abajene kwanza ndi kubashimira cyane bano mu mujyi ba Philpazo ba Just Kid abajene kabisa nzi ko siri yacu igomba gusubirana ikamba ryayo man ejo bundi mperuka gusura Philpazo muri Kivu Club hanyuma musanga muri studio arimo gukora abantu ndakeka barabibonye turaganira mubaza n'uburyo yagize idea yo kuba yakora studio ye mu rugo ngira ko bimworohereza igihe afite idea yo kuba yatangira kwikoraho wowe ugitekereza kugira igitekerezo cyo kuba wagira studio cyangwa no kuba yabihari wenda uyifiteho access ku buryo bworoshye sasa muri iminsi nsa nkaho wenda nanjye mfite ubundi izindi nshingano ndi kwirukamo ariko music twari dufite studio yitwaga Bugoyi House sinzi niba uyizi ndayumva twifatanyije na Rich Dogs urumva byageze igihe no guhura n'abaproducer bamwe batari serious kugenda buri mucika intege n'iki ariko nanjye mbifite muri gahunda ariko ntabwo ari buno vuba yego niko hari ibyo umuntu aba agomba kubanza kwirukamo n'iki cyangwa se waba ushaka no kwikora ugashaka gukora ikintu cyiza cyane kabisa ariko nzi ko bitazafata igihe nanjye ibyo ndabishaka urumva yo studio iruhande rwawe na meditation ntago uzi nk'uyu ufite igize meditation ugatega amamoto ugiye kure umuntu yagukorera n'iki ushobora kugerayo ibitekerezo byahindutse avuye muri mode ariko uyu uri byutse byonyine ufite meditation studio iri mu nzu n'iki byose ziba akazi kakorwa kaba karenze Chef kabura kugira ngo nk'umuhanzi abashe kuninga nka studio ye yaba iri mu rugo cyangwa se ahandi ariko ari ifite access ku buryo bworoshye minimum y'amafaranga ashobora kwestima ni nkangahe kugira ngo niba ari n'umushoramari wenda uruze kureba iki kiganiro cyangwa undi mujene aba yavuga ati why not turakora studio tugashyiramo n'abahanzi byuma rero mu minsi birahenze byuma birahenze bitandukanye nka mbere kurumva yego wenda nubwo utakoresha nzi ko abenshi bakoresha Logic bakoresha za MacBook urumva MacBook ihagaze umufungo mwinshi wenda ntabwo nzi ngo ubu price ni gute amaspika agura amafaranga ari hafi 1500 ama sound card mbese ngeranyije ni mbese studio imeze fresh nka miliyoni ndakeka nk'eshatu miliyoni nk'eshatu ndiko ufitemo studio nziza ariko urumva dafite ibikabyo urumva aho ngaho ya studio standard apana ya indi ifite ngo ama live band ibiki
azo zindi nabyo ni izindi consommation Yego. umva ni ya studio yakora music Ni automated. Birumvikana ariko binavuze ko niba westimye miliyoni 3 n'ebyiri byakunda. N'ebyiri ya. Kandi ikintu gitangaje buriya Feka muri iyi minsi uzabona nka telefone wenda ya iPhone cyangwa Samsung, reka mfate urugero nko kuri iPhone 16 Pro Max cyangwa se Samsung S24, ni telefone usigaye usanga iri kugura hagati ya miliyoni 2. Urumva? Kandi umuntu akayitunga just man akajya yikoresha kuri WhatsApp gusa, biraho Snap ikaba yameneka, akaba imwibe nyine, akaba ari ibintu wenda nyuma y'umwaka mwiza bata agaciro nk'aka 500,000, ni mu myaka 2 igata agaciro ka miliyoni. Urumva ko ushobora kuvuga ngo wabuze ngigishoro, ariko nyamara ayo mafaranga ushaka kugura iyo telefone cyangwa se waguze iyo telefone, harimo studio nziza ishobora no gufasha muri talent detection, gukora business n'ibintu byinshi cyane. Urumva ko hari igihe sometimes tujya dutekereza ko gukora studio hari abantu byagenewe, gikeka ko bisaba ubushobozi buhenze, kandi nyamara nawe uri kureba iki kiganiro ushobora gukora studio, ukegera Fika ukamubaza icyo bisaba kugira ngo mugirane partnership, agufashe mu kuba yayimenyekanisha ko n'umuntu ufite izina, hanyuma bibafashe no kuba mwakwinjiza amafaranga, nyine mukore label, mufata abahanzi. Nicyo kintu dukeneye kugira ngo industry zamuke. Wowe uri kureba iki kiganiro ntumve ko bizakorwa n'umuntu ufite imyaka 50, nawe kuri 25 yawe, kuri 20 yawe, kuri 30 yawe ushobora gukora ikintu kinini. Kandi ubu Fika nkeka kujya ubibona, ubu ngubu ushobora kubona umuhanzi ufite impano ukagerageza kumufasha, mukagerageza nko gukora indirimbo nk'eshatu, mushobora gukuramo hit ishobora gutuma ifungura imiryango n'amafaranga akinjira. Sibyo? Hanyuma wenda tugikomeje, wenda hari akandi kibazo nifuzaga kubaza bijyanye n'uburyo muri iyi minsi industry urabona ko igenda ihinduka. Kera abahanzi nka Tuff Gangs bakoraga hip hop ariko ya old school, ariko ubona ko uyu munsi byahindutse. Sibyo? Ubu haje ama drill, haza ama trap, muri R&B ubona ko abantu benshi basigaye bagerageza gukora afro pop, ba Deben, ba Bruce Melody bagiye muri Afrobeat burundu. Mwebwe mubona biriya bintu kwisanisha n'igihe byo ubitwara gute wowe nka Africa Magic? Urumva kugira wisanisha n'igihe bisaba ngo ube uri update. Yego. Urumva Bruce Melody na ubu ngubu turi kumva atandukanye na Bruce Melody aririmbaga telefone. Urumva n'injyana maze zagiye ziza. Urumva nka drill ntago imaze imyaka myinshi. Oya, imaze igihe gito cyane. Amapiano ntago tuyazi imyaka myinshi. Rega na Afrobeat msazo. Iyo twatanye gukora imiziki Afrobeat ari bwiri kuza ndakeka. Ba Don Jazzy bari kuza iki. Urumva izino types zagiye ziza, hari ukuntu zagiye nyine ziryoshya ibintu sometimes. Bana ba Bruce Melody mpamvu bana n'ubu baba bari muri beat yose wamuhereza nuko aba ari update cyane. Tandukanye n'abahanzi ba kera, abajene bono baza yani wahereza na beat kubona nago byakunda bitewe no kuba ari update no kudakunda ibintu. Umva muziki bisaba ngo uhozeho rero update kabisa. Nayo goske gatoya iryo sigara. Fiko ujye ubona uzagerageza nk'izi style z'amapiano. Yes, kuri ino album yanjye ndi gusohora. Sizi ko yitwa Umugisha, indirimbo yitwa Umugisha na amapiano. Yego, okay. Yes, hariho Afrobeat, hariho Zouk, hariho Trap. Wow. Njyana zose banda update. Ndabizi nzi ko zamani. Banda update kabisa. Abantu wenda reka tubaho urugero nko ku ndirimbo The Same iheruka gukora bitakunda cyane, wumva ko ni indirimbo ifite vibe bashobora guplayinga muri club. Turi no muri press conference twabajije aba DJ binaha Gisenyi impamvu badakina indirimbo z'abanyamujyi hano, bavuga ko sometimes usanga wenda nizo njyana barimo gukoramo zitajyanye n'igihe, mpamvu narimbi kubajijeho kujyanisha ibyo mukora n'igihe. Bavuga ko abahanzi nibagerageza gukora ibintu bijyanye n'igihe bifite quality bagomba kubiplayinga, kandi natwe bumve ko ari inshingano bagomba gukora, kuko nukina umuhanzi w'ahandi nawe uri umu DJ hano ntabwo bazakumenya. Tugomba kuzamurana twese nka industry ntawe usigaye. Aba DJ ruriya ni urwitwazo. Uzi se simpaka ngo twanza aba DJ ikintu bishizemo nuko tugomba gukora Afrobeat gusa musaza, ntabwo Afrobeat rero muziki gusa. Oya, muziki ni myinshi kandi yose muri club se ba DJ old school, ba DJ pop, Zouk, reggae. Urumva? None hari ikindi kintu cy'abantu bishyizemo kitari cyiza. Warumva Medbeat amasteringisha kwande. Ubu barumva ndimo Medbeat yakoze. Hari undi muntu uba wayimixinzeho. Oya. Duhereze undi abandi mu undi muntu ninde wundi ubikora.
utafata indirimbo ngo ayimikisingishe. Urumva hari ukuntu aba DJ bishyizemo ikintu cyo kumva ngo bakoze indirimbo ngo iteremo Bob Pro ngo ntabwo ayimasterinze neza, kandi ndahamya neza ko n'indirimbo zose Bob Pro asohora ntabwo zose ziba zifite mastering nziza cyane ngo urumva rero nabo bagendeye mu Kigali. Urumva cyagihe abantu bari baharaye kujya gukorera kwa Washington Uganda, Bulldog n'abiririmba izo hit za Washington n'izindi. Njya nibuka na story ya Bajariro niba hari igihe wakoraga indirimbo yabitavuye ku muri top 5 yagiye ngo ntabwo yujuje ubuziranenge, sibyo? Bya bintu ni by'abantu bagiye bishyiramo, sibyo? No gutangira gupfobya bintu ni fo. Nese izi ndirimbo nakubwira zino ndirimbo z'aba Mastora bakoraga za Buba Star z'aba Segosere zira ndirimbo izo wumva n'umuntu wagiye ngo kumixa ngo kwande ngo kwande, kandi ni indirimbo zakoze akazi JP yagikorera ba Miss Jojo za ndirimbo ntabwo n'ubu zikivuga fresh man track kumva tukumva zimeze fresh kuri lyrics production. Aba DJ ikintu cya mbere bagomba kukwivanamo ni uko ngo indirimbo itari standard, iyo ndirimbo ntabwo ibaho. Hari indirimbo zitaba standard, oya biterwa ahubwo we n'icyo ushaka kumva, n'icyo ashaka, kandi ntabwo tugomba gukora ibyo bashaka gusa, twe gukora umuziki. Donc bo bumve ko nudakira umuhanzi wa hano nawe nyine ntabwo sinzi impamvu abantu batabyumva, tugomba kuzamurana twese icyarimwe. Uruhande rumwe y'abajene banjye nzi ko bajya bankorera akazi, much respect ku ba DJ ba Selector Daddy, shout out to them, ba DJ Jackson, ba DJ Willy, ba DJ Arafat, ba DJ Ado. Abajene nzi ko njye bajya bampoza ku mutima, murabikora kwa dukora imiziki myiza musaza. Sinzi n'impamvu bari kuvuga ngo ibintu bitari kuri standard iki, sinzi hano babikura. Tibyo ikintu cyo bagomba kumva nuko dukora umuziki. Niba nakoze zuke naza gucuranga zuke ashyire mu simpaka ngo nkore afrobeat gusa, cyangwa reka abafana baze kujajinga we bahereze uze kureba mood y'abantu uri gucurangira, hanyuma nawe umenye icyo gukora. Nabana kabisa. Cyoka urebye ikintu kijyanye no gushyira hamwe kw'abahanzi, ubumwe mu bahanzi ukibona gute hano mu urumva ikintu cyo gushyira hamwe, buriya gushyira hamwe byubaka ibintu byinshi cyane, kuko urumva nkanjye ubwanjye nkora ibyanjye ku giti cyanjye, hari ukuntu najya nkenera imbaraga z'abandi bajene ugasanga binsabye dépense nyinshi cyane, cyangwa rimwe na rimwe ntibikunde kubera kwikorera gukora wenyine. Ariko nzi kwifatanya n'abandi bantu ubukeneye n'ibitekerezo, rega nta muntu ugira mind ze bagira ibitekerezo bya wenyine. Bana no nko mu muziki byo ubukeneye ibitekerezo by'abandi bantu byinshi cyane, ku buryo na projet wayikora ari nk'abantu batanu ngo bari kubwira ko kari akantu gutya na gutya. Urumva guhuza imbaraga biba byiza, byubaka ikintu cya danje. Nanjye icyo nsaba abahanzi hano muri G-Town, ntabwo umwiryane, urwango, beef zitagize ikintu kivuyeho gifatika zikenewe. Njye numva ko tugomba gushyira hamwe tugakora ku buryo duhuza imbaraga. Niba wakoze ikintu undi muhanzi akagipushinga, nawe yakora nawe akagipushinga, niko kandi nabwo tuzagera kure mu muziki, sibyo? Niba uri gukora video abandi bahanzi binaha bazigaragaremo kugira ngo baze gukurura babakunzi babo, baze gutuma bareba ya video. Nawe niba gutyo niba kwiyambaza nawe uhagere, nibwo tuzatera imbere. Ko njya mfatira urugero nko kuba Trapish, urumva urebye uburyo bazamukiye rimwe bafatanya, byatanze umusaruro mu gihe gito gishoboka. Bose amazina y'aba Trapish bose ahita amenyekana uko bazamukanye, kandi n'uyu munsi ubona ko ubumwe bwabo buracyahari, sibyo? So nanjye ndasaba abahanzi nyine gushyira hamwe no gukomeza gukundana. Urebye fika beef mu Rwanda ntago abantu bayikunda, urumva na beef ukuntu ikorwa mu Rwanda aho bawumva ari mu rwango, abari urwango, abandi beef barazikira bakazitegura. Urumva man, kandi nzi ko nka UG impamvu mbona batera imbere cyane musaza, abasani baho bajyana connection ya danje kandi barasupportingana cyane, tandukanye na y'abindi by'abinaha kega bari urwango ruri seri. Kandi buriya bari nabyiza no kwiga n'ikibuga umuntu akoreramo, sibyo? Niba kinyerera ukamenya uburyo nawe ugomba kukigendamo. Abanyarwanda twamaze kubona ko ntabwo mu by'ukuri bakunda beef. Beef ntabwo mu Rwanda, ntabwo beef zubaka pe. Ku bantu bagiye bazikora twabonye umusaruro bakuyemo, twabonye ko ntawe nyine to. So nasaba abahanzi bose bari kuri iki kiganiro gushyira hamwe no gukomeza guterana inkunga kugira ngo dukomeze tuzamure umujyi. Hanyuma Afrika wenda mu gusoza, urebye wenda nk'imuvuma ngemba natangiye, ubona nakosora iki, ubona ari byiza se, hari ubona bizabafasha nk'abahanzi? Ahubwo musaza much respect, ahubwo dukeneye abajene nkawe benshi. Yego nanjye njya mbibabwira abantu, urumva
nka iraca no yindi cya gikorwa cyawe ni cya danger urumva ahubwo mu cyagure kibi cya danger ndakeka ari muri gutangira ariko bro ntuzagendere ngo uyu muhanzi no mu kahe gace ngo no mu kahe gace wowe korera abanyarwanda gusa yego kandi n'ikindi kubwira abantu ntabwo umuziki ubi Kigali gusa sibyo none kiriya kintu ukuntu kijya kiba kibi hari ukuntu bijya bipfugira bituma umuntu n'agaciro ke kagabanuka cyane kumva ngo umuhanzi wo mu ntara na biriya by'aba DJ niho babigendera ukumva ngo imiziki y'i Kigali n'ibiki icyo ni kubabwira nuko umuziki uba mu Rwanda ntago wagenewe ngo mu kahe karere cyangwa heno ahubwo icyo bagiye kudufasha abantu bumva imiziki yacu badusapotinge nzi ko tudakora imiziki mibi kandi nzi ko umusaruro uzaza tu Fika hari wenda mu gusoza indi message wifuza kugenera abafana bawe n'abantu bari kuri platform bari kukureba kugira ngo dusoze ugiye no mu kandi kazi? Yes, cyo ndi gusaba abantu badushyigikire mu bushobozi bukeya, mu bitekerezo n'umufungo urumva ntabwo turabona abantu benshi bo kudushyigikira ngo bamenemo umufungo mwinshi ariko bagerageze badusapotinge basura imbuga nkoranyambaga zacu baduhaye ama like badukoreshe yanze ko ibintu bizakunda abajene bajye kuri Instagram barebe Pacifica Magic bajye kuri YouTube barebe Fika Magic ndi no gushyira album na mu kanya na produce indirimbo yitwa Gatroma bakomeze benjoying ndagenda ndi kubahiriza indirimbo nkeya nago kugira ngo bazumve nanze kuzishyiraho icyarimwe ariko n'izindi platforms uko mu minsi mike cyane barabonaho imiziki yanjye yose kabisa mu kanya turi buze gushyira turaza gupininga indirimbo cyashya muri comment iraza kubiri hejuru ya Fika Magic ubu ngubu icyashya yasohotse muze kujyaho muyirebe kandi abari byiza iyo urebye indirimbo ukayiliking ugakorera kuri like ntabwo kari akantu ka like YouTube bayagashyireho ubusa hari icyo bimarira umuhanzi uri gukoresha YouTube mu kwinjiza ikindi ujya muri comment ukapreciate icyo umuhanzi yakoze ukandikamo comment igaragara nyine isomeka ku buryo nawe ugaragaza amarangamutima yakuba twenda indirimbo nayikunze cyangwa se ibintu uri kuririmba byambayeho nyine ukandika ku buryo n'umuhanzi aza kuvuga ati wow burya ibintu ndi gukora hari abantu bari kubibona ni ibintu byoroshye n'ubundi ujya no kuzindi konte z'abandi bahanzi ukabikora so tubikore n'abahanzi bacu ndi gukunda uburyo muri iyi minsi abahanzi most especially wenda abaraperi ukuntu bari gukora indirimbo ukabona bayipushinze cyane ku buryo views 10,000 ziri kuboneka mu gihe cy'iminsi 30 mu kwezi kumwe umuhanzi wacu hano ari gukora indirimbo akagira views 10,000 zigakomeza gutoping up zizamuka ni ibintu byiza cyane bituma umuhanzi atangira kugenerating amafaranga binyuze muri za social media akoresha nka YouTube niba na Audiomack umuhanzi yakubye ko afite indirimbo genda umushake uyumve ni ibintu byoroshye agira aba streamers benshi abona amafaranga hanyuma nawe bituma akomeza kuduha imiziki kandi buriya Fika ku kintu nakubwira iyo uteye imbere nanjye ntera imbere kuko no mu kiganiro nzigiza amafaranga abantu bajya bavuga ngo umuziki ni uruganda ni industry ntibamenye ibyo ari byo umuhanzi akenera umuntu umuha imyenda yo kwambara sibyo akenera umuproducer wa audio agakenera wa video agakenera umuphotographe umufotora aba makeup artist barazamukira ni ukuvuga ngo natwe abakora ibiganiro tuhabonera content ni ukuvuga ngo umuhanzi umwe ashobora gutunga abantu barenga 10 tubibaze neza kandi buri wese akamukora amafaranga afatika ni uruganda rero niba hari n'abantu bari bafite igitekerezo cyo kuba wenda bashinga ama studio cyangwa se gushora muri music industry courage ni mucika intege ntimurebe ibyahise mureba aho turi kujya ko igihe cyahise hari ibintu byinshi byaba bikigoranye ariko uyu munsi iterambere rirahari Fika wakoze kuza namwe mwakoze cyane komeza ushyigikira abajene ibintu bizaba bien tuzasubira ubutaha hano nakagaruka kugira ngo tujye updating abantu kandi tugerageze gusharinga imiziki Fika ari kuduha tunayicurange tuyumve aba DJ gutyo kugira ngo umuhanzi wacu atere imbere ablandi abe pride y'akarere kacu n'umujyi wacu wa Gisenyi Fika reka dusoze ujye mu yindi mirimo ninga ukenera ubutaha uzanyitabe kandi wakoze kuzana uyu munsi thank you we sign out